iteka. Mbese ni hehe ushaka kuzamara ubuzima bwawe bw'iteka ryose? Ni mu ijuru cyangwa ni muri Gehinomu? Tega amatwi ijambo ry'Imana ugezweho n'umukozi w'Imana Pasiteri Ntakende Sadoki kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu kuva saa 11:45 za mu gitondo. Calvary ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Yohana wa mbere igice cya 5 guhera ku murongo waho wa 10 hari amagambo nifuza ko tureba. Tugeze ku murongo waho wa 13. Muri iyi minsi ikurikiraho ndifuza ko twaganira ku kintu kijyanye n'ubwishingizi bw'agakiza. Ubwishingizi bw'agakiza. Tumaze iminsi tuvuga ku kuntu umuntu yakizwa, ariko si amagambo yacu, ahubwo ni uburyo Bibiliya ivuga umuntu akwiriye gukizwa. Mbese iyo umuntu akijijwe aba akijijwe koko? Icyo kibazo Bibiliya iragisubiza. Nubwo abantu benshi bibanira n'urujijo, abantu benshi bakaba bavuga bati jyewe rwose ndi kugerageza ndakora ibishoboka byose ngo niyeze, ngo nirinde, ngo ngume mu gakiza. Abandi bakakubwira bati rwose ndumva icyo nsaba Imana nuko Yesu yazagaruka maze kwiyeza, cyangwa se napfa ngapfa maze kwiyeza. Bakakubwira ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ariko byose iyo bitekerejeho ukabigenzura neza usanga bitarimo ubwishingizi. Ntago birimo icyo twakwita mu ndimi z'amahanga assurance. Ariko se Bibiliya yigisha iki? Ese koko umuntu yakizwa akamenya ko akijijwe? Ese umuntu ashobora guhamya ko afite ubugingo buhoraho akiri muri uyu mubiri? Yohana wa mbere igice cya 5 umurongo waho wa 10 turasoma tugeze ku murongo waho wa 13. Ndakwinginga ngo utege amatwi ijambo ry'Imana, kuko ndashaka ko kubw'ubuntu bw'Imana umenya neza ko umuntu ashobora gukizwa kandi akamenya ko akijijwe, ndetse akanezererwa ko akijijwe. Yohana wa mbere 5 umurongo wa 10 kugeza kuri 13. Uwizera umwana w'Imana aba afite uko guhamya muri we, nawe utizera Imana aba yise umunyabinyoma, kuko atemeye iby'Imana yahamije ku mwana wayo. Kandi uko guhamya nuko Imana yaduhaye ubugingo buhoraho, kandi ubwo bugingo bubonerwa mu mwana wayo. Ufite umwana w'Imana niwe ufite ubwo bugingo, naho udafite umwana w'Imana nta bugingo afite. Ibyo ndabibandikiye mwebwe abizeye izina ry'umwana w'Imana, kugira ngo mumenye yuko mufite ubugingo buhoraho. Ndasubiramo umurongo wa 12 ndetse n'uwa 13. Ufite uwo mwana niwe ufite ubwo bugingo, naho udafite umwana w'Imana nta bugingo afite. Hano hari impande ebyiri zonyine. Ufite umwana w'Imana afite ubugingo buhoraho, udafite umwana w'Imana nta bugingo afite. 13. Ibyo ndabibandikiye mwebwe abizeye izina ry'umwana w'Imana, kugira ngo mumenye yuko mufite ubugingo buhoraho. Nshingiye kuri uyu murongo, cyangwa si imirongo yose dusomye, ariko by'umwihariko uyu wa 13, ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu, ndetse bigira umumaro wo gutunganya umuntu, bigira umumaro wo kuduhanira gukiranuka. Kimwe rero mu byo bitwigisha nuko dukwiriye kumenya. Ni bande bakwiriye kumenya? N'abizeye izina ry'umwana w'Imana. Bakwiriye kumenya iki? Bakwiriye kumenya ko bafite ubugingo buhoraho. Ni Yohana wa mbere igice cya 5 umurongo waho wa 13. Ibyo ndabibandikiye mwebwe abizeye izina ry'umwana w'Imana, kugira ngo mumenye yuko mufite ubugingo
buhoraho. Turi kuvuga ku bwishingizi bw'agakiza, cyangwa se mvuze mu yandi magambo ni umutekano w'iteka ryose. Umutekano w'iteka ryose. Ntibishoboka ko wapima uwo mutekano, ntibishoboka kandi ko wawuha agaciro ngo uvuge ngo ufite aka gaciro. Umutekano w'agakiza ntabwo wawupima, nta nubwo wawuha agaciro. Nyamara ubwishingizi budahari mu mutima wawe, nta munezero wuzuye wakwigera ugira. Ntabwo ushobora kwigera ugira amahoro yuzuye, ntabwo bishoboka. Nta nubwo ushobora kwigera umenya umutekano nyawo icyo ari cyo mu gihe utari wasobanukirwa neza n'iki kintu. Ibyiringiro byuzuye ntushobora kubigira kubera ko utazi neza icyo ijambo ry'Imana ryigisha ku bijyanye n'ubwishingizi bw'agakiza. Icyampa ugatega amatwi muri iyi minsi igiye gukurikiraho, maze ukiga neza icyo ijambo ry'Imana rivuga ku bijyanye n'ubwishingizi bw'agakiza. Ntabwo Imana yadusezeranije ubugingo bw'akanya gato, ahubwo yadusezeranije ubugingo bw'iteka ryose. Yohana wa mbere igice ni icya 2 umurongo waho wa 25, Bibiliya irambwira ngo iri ni ryo sezerano yadusezeranije, ni ubugingo buhoraho. Imana yadusezeranije ubugingo buhoraho. Ariko se ni iki Bibiliya ivuga ku mutekano w'iteka ryose? Ndagira ngo dufungure Bibiliya zacu mu Bakolosayi igice cya 2 turebe n'umurongo waho wa 2. Hari amagambo Bibiliya ikoresha, ariko ayo magambo iyo yarebye neza usanga asobanura umutekano w'iteka ryose. Abakolosayi igice ni icya 2 umurongo waho wa 2. Bibiliya irambwira ngo kugira ngo imitima yabo ihumurizwe ubwo bafatanirije hamwe mu rukundo, ngo bahabwe, reba rino jambo, ubutunzi bwose bwo kumenya neza mu mitima yabo, bamenye ubwiru bw'Imana ari bwo Kristo. Reba rino jambo disi we, bahabwe ubutunzi bwose bwo kumenya neza mu mitima yabo. Dore ubutunzi nyabwo, ubutunzi bwose bwo kumenya neza mu mitima yabo, bamenye ubwiru bw'Imana ari bwo Kristo. Wow! Reba neza ijambo ubutunzi. Ni butunzi ki umuntu ushinganye agira kubwo kumenya ukuri kubirebana na Kristo? Ni butunzi ki agira we nk'umwana w'Imana wigize umuntu? Kristo ni umutwe w'umubiri, itorero ni ubwiru bw'Imana. Ubu butunzi rero, ubu butunzi nibwo soko y'umunezero. Ubutunzi bwo kumenya Kristo nibwo soko y'umunezero. Kubera icyo ari soko y'umunezero, nuko ubu butunzi ari ikintu kitajegajega. Ntabwo ari ikintu umuntu ashobora kukwiba ngo akwibe agakiza kawe, cyangwa se akaguteshe ugashakashake ukabure. Ahubwo ni ubutunzi butaribwa n'ingese, butaribwa n'imungu. Ni ubutunzi bukomeye cyane, ubutunzi bwo kumenya. Wow! Ubutunzi bwo kumenya ubwiru bw'Imana ari bwo Kristo. Bwishingizi ushatse wakoresha ijambo ubutunzi bwose bwo kumenya neza mu mutima wawe ubwiru bw'Imana ari bwo Kristo. Hari indirimbo nkunda iri mu gitabo cy'icyatsi kibisi abarokore dukunda gukoresha, ivuga ngo genda umukristo kandi nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze ku gupfa. Hari indirimbo irimo ivuga ngo urupfu ruzanyinjiza aho batagipfa. Mbese hari amagambo yagiye avugwa n'abakristo yuzuzanya n'ibi byanditswe biri muri Bibiliya, aho umuntu abwirijwe n'umwuka w'Imana
areba kure akareba no hirya y'urupfu akabonayo umunezero udakama. Mu Baheburayo igice cya 6 umurongo waho wa 11 haravuga ngo ariko rero turifuza cyane ko umuntu wese wo muri mwe yerekana uwo mwete wo kurinda ibyiringiro byuzuye kugeza ku mperuka. Ibi byiringiro by'umugisha ni ugutegereza guhoraho kandi kutanyeganyega ko Kristo azagaruka, agakiza kacu kakuzuzwa, maze amasezerano y'Imana yose akazaba asohoye. Iyo urebye mu Baheburayo igice cyaho cya 10 umurongo waho 22 haratubwira ngo twegere dufite imitima y'ukuri, twizera rwose tudashidikanya, imitima yacu iminjiriweho gukurwaho kwimenyaho ibibi, n'imibiri yacu yuhagijwe amazi meza. Uku kudatinya uyu murongo uri kuvuga ni ingaruka zo kwizera kuzuye. Interuro twizera rwose tudashidikanya yerekana kwizera iby'Imana itanga byose mu mwuzuro wabyo. Reka mbabwire ariko disi we, nizera ntashidikanya ko niba Imana yaradusezeranije ubugingo buhoraho kandi ikabudusezeranya mu mwana wayo Yesu Kristo wagombaga kuza agapfa agahambwa akazuka, ndetse ibyo byose bikaba byarasohoye, nizera yuko Imana icyo yakoze yagishohoje rwose. Impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu. Yesaya 32 umurongo waho wa 17 Bibiliya irambwira ngo umurimo wo gukiranuka ni amahoro, kandi biva ku gukiranuka ni ihumure n'ibyiringiro bidashidikanwa iteka ryose. Wow! Intambara irarangiye, amahoro yabonekeye ku musaraba, ubwo gukiranuka kw'Imana kwari kunyuzwe ku birebana n'icyaha cyacu mu gitambo cya Yesu Kristo. Abo bose bashyira rwose kwizera kwabo muri uwo murimo wakozwe bafite ihumure n'ibyiringiro by'iteka ryose. Hari ikintu kimwe cy'ukuri muri iyi mirongo yose tumaze gusoma. Imana ishaka ko abantu bashyize kwizera kwabo muri Kristo buzura ubwishingizi, buzura ibyiringiro, buzura amahoro, buzura umutekano, buzura ukumenya neza, badashidikanya ko iby'Imana yavuze kuri Yesu Kristo yabishohoje rwose. Icyampa uyu munsi wa none ukita ku byo Imana yavuze, ukarekeraho kwita ku byo abantu bavuga cyangwa se iby'amadini yigisha, kubera impamvu nyinshi cyane ntashobora kurondora, maze ukita ku by'Imana ivuga. Ndizere ko iyi mirongo twasomye wayibonye, kandi hari n'indi tugisoma ivuga neza ko Imana ishaka ko ugira ihumure, Imana ishaka kugira amahoro yo mu mutima, Imana ishaka ko umenya ko ufite ubugingo buhoraho niba warizeye izina ry'umwana wayo w'ikinege. I Calvary ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Nshuti mukundwa, mbese aho izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo? Ese impanda ivuze Yesu agarutse nonaha, cyangwa uramutse uvuye mu mubiri, wizeye neza 100% ko wajya mu ijuru? Ndakwinginga ngo uyu munsi utekereze ku iherezo ryawe, maze ufate umwanzuro uruta iyindi. Imana iragukunda kandi Yesu aragutegereje. Ngwino, tebuka aguha agakiza, akuruhura umutwaro w'ubwoba, aguha amahoro, umunezero n'ibyiringiro byuzuye byo mu mutima. Ukeneye ubundi bufasha, waduhamagara kuri izi nimero: 0783 00 16 46. Imana iguha umugisha. Kuba ari wowe
munyabyaha gusa uhari, ntibyari kubuza Yesu kuza hano kugupfira, niwaburira imbabazi ku bihe